Ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze. Ni kuri Burando 99 official. Kuri ubu ngubu ngiye kukugezaho ikiganiro maze imiti nkutegurira. Cyantwaye iminsi myinshi, amasaha menshi cyane. Ndi kukigutegurira kugira ngo kizakugereho kimeze neza. Hari igihe uba mu buzima ukaba wenda udafata igihe cyo gutekereza ko uzagera igihe ukabuvamo ukagenda. Ni ibintu bigora cyane kumva ko umuntu wari uwawe, wari inshuti yawe ya hafi, yamaze gupfa kandi utazongera kumubona. Urupfu rutwara abasore, inkumi, amashigisha n'ibikwerere. Urupfu ruragapfa, urupfakare. Ni amagambo yaririmbwe n'umuhanzi w'umunyabigwi Byumvuhore Jean Baptiste mu ndirimbo ye yise Urupfu. Ni imwe mu ndirimbo zaririmbwe ku rupfu zumvikanisha akababaro, amarira n'agahinda kadashira urupfu rusiga mu muryango, inshuti n'abavandimwe igihe uwo bakundaga amaze kugenda. Byumvuhore kandi warusabira igihano cyo gupfa, akarenzaho utabona haruhungira ku isi. Hari n'abandi bagiye baririmba bavuga ku rupfu. Korali Ambassadors of Christ nyuma yo gupfusha bamwe mu baririmbyi bayo baguye mu mpanuka bakoze, bahise baririmba indirimbo bise Kuki wabyemeye. Hari aho baririmba bagira bati Kuki wabyemeye Mana Nyagasani iby'akababaro nk'ibi. Njyewe nifashishije aya magambo kuko n'ubundi buri munsi hari inkuru tugenda twumva zabo twakundaga, ibyamamare n'abandi bakomeye cyane twakunze bitabye Imana. Ikindi kandi bakitaba Imana mu buryo budasobanutse kandi butunguranye cyane. Ngiye kukugezaho bamwe mu basitari nyarwanda, ibyamamare kuri uyu munsi byababaje abantu benshi kandi urupfu rwabo rukaba rwaratunguranye. Ni abantu bagera ku 10, aho ndahera ku mwanya wa 10 manuka ku mwanya wa mbere mu bahanzi cyangwa se ibyamamare, abantu bateye ibyishimo mu banyarwanda ariko n'ubundi bikaza kurangira kuri uyu munsi tutakiri kumwe nabo kubera nyine urupfu rumwe nababwiraga. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Kizito Mihigo. Ku mwanya wa 9 hakaza DJ Mira. Ku mwanya wa 8 haraza umusore witabye Imana akiri muto cyane, Hirwa Henry. Ku mwanya wa 7 hakaza Rwasa. Ku mwanya wa 6 hakaza Rubaduka Franka. Ku mwanya wa 5 ni Mukeshabatware Dismas. Ku mwanya wa 4 ni umugabo wakundwaga n'abato cyane ariko nawe urupfu rukaba rwaramaze kumudutwara, Ambasaderi Joe Habineza. Naho ku mwanya wa 3 turahasanga Tuyishime Joshua wamenyekanye nka Jay Polly. Ku mwanya wa 2 turahasanga umuhanzi akaba umusobanuzi w'amafilime Yanga cyangwa se mwite Nkusi Thomas. Ku mwanya wa 1 haraza umusore uherutse kwitaba Imana vuba aha cyane, akaba yarababaje abantu benshi cyane, nta wundi ni Iva Bravani. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Ngiye kugaruka ku buzima n'amateka byaranze ubuzima bw'abo bantu, ndagenda mbigarukaho umwe ku wundi. Ese wumva inkuru y'urupfu rw'umwe muri abo maze kuvuga? Wari uri he? Wari uri gukora iki? Ninde wakubabaje kurusha abandi? Uratwandikira muri comment. Nguhaye ikaze. Reka mbere ku mwanya wa 10 aho twasanze umuhanzi Kizito Mihigo. Uyu yakaba yaravutse ku wa 5 Nyakanga 1989.
gatandatu. Ababyeyi be bakaba baritwaga Buguzi Augustin ndetse n'Iribagiza Placidia. Kizito Mihigo akaba yarakuriye mu buzima bwa gikristu. Ababyeyi bamubyaraga bakaba bari abanyagatolika buzuye. Afite imyaka 9 gusa yatangiye guhimba uturirimbo tw'abana, maze nyuma y'imyaka 5 gusa aza kuvamo umuhanzi w'indirimbo za Kiliziya Gatolika zakunzwe cyane. Ise umubyara ni ukuvuga ise wa Kizito Mihigo akaba yarishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi ngibi nyine byabaye kuri papa w'umubyara, ngo bikaba byarabaye intandaro y'inganzo ya Kizito Mihigo ku myaka 14 gusa, ubwo yigaga mu mwaka wa mbere wa seminari nto ya Karubanda i Butare. Yahimbye indirimbo nyinshi ziririmbwa mu Kiliziya Gatolika mu Rwanda kugeza na n'uyu munsi. Mu mwaka w'ibihumbi 2000, icyo gihe Kizito Mihigo yari afite imyaka 19 gusa. Kizito Mihigo yari afite indirimbo zirenga 200 za misa. Naho mu mwaka wa 2003 yagiye kwiga umuziki mu Burayi, maze mu kwezi kwa 9 2008 aza kubona impamyabumenyi DFE mu ishuri rya Conservatoire de Musique de Paris. Yigishije muzika mu ishuri ryisumbuye ryo mu Bubiligi kuva mu mwaka wa 2008 kugeza muri 2010. Kuva yagera ku mugabane w'Uburayi, uyu muhanzi yatangiye guhimba n'izindi ndirimbo zitari za Kiliziya Gatolika, ahubwo zitanga ubutumwa muri sosiyete, cyane cyane mu Banyarwanda. Izagiye zimenyekana cyane ni nk'iyo yise Twanze gutoberwa amateka. Iyi yayihimbye ubwo Abanyarwanda bibukaga ku nshuro ya 17 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Hari n'indi ndirimbo wamenye cyane kandi urayikunda, Turi abana b'u Rwanda. Yayihimbiye Abanyarwanda baba hanze y'igihugu. Kizito Mihigo kuri ubu ngubu utakiri mu mwuka w'abazima, utakibarizwa muri twe. Yashinze kandi umuryango yise KMP Foundation Kizito Mihigo pour la paix, Kizito Mihigo for Peace Foundation, iharanira amahoro n'ubumuntu mu bantu. Icyo ntazi nuko uyu muryango ushobora kuba ukiriho. Reka tuve ku buzima n'amateka bya Kizito Mihigo, maze ubundi tugaruke ku buzima bw'icyamamare, umudije akaba yari n'umuhanzi nawe wamaze kwitaba Imana. Igihe DJ Mira yitabaga Imana wari umunsi ukomeye cyane, wari ukomereye benshi bari bazi uyu mudije. DJ Mira mbere yuko yitaba Imana amaze iminsi avurirwa mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Ngo mu minsi 2 ishize abo bavuganaga kuri telefone yababwiraga ko yatangiye koroherwa kandi ko yiteguye gusubira mu rugo. DJ Mira akaba yarashakanye n'umugore witwa Ntigihozo Hope, bakaba bari bafitanye umwana witwa Shani. Bibarutse ku itariki ya 17 Ukwakira 2019. DJ Mira icyo wamumenyaho nuko yavutse mu mwaka w'1991, akaba yaritabye Imana afite imyaka 29 gusa y'amavuko. Ukuboko kwe nyine kwaryohereje benshi mu banyabirori hano mu Rwanda. DJ Mira yacuranze mu magana y'ibitaramo mu mujyi wa Kigali, mu ntara zitandukanye z'u Rwanda n'ahandi, afatanije na bagenzi be hose. Mu kwezi kumwe yabaga afite urutonde rw'ibitaramo agomba gutangamo umusanzu ukuva ku muziki we. DJ Mira atangira urugendo rwe rw'umuziki yatanze ibyishimo mu gitaramo ngarukamwaka Rock Event Waka Warrior yo muri 2015, umuhango wo kwita izina wabaye muri 2015, igitaramo giha ikaze umwaka mushya. DJ Mira kandi yavanze umuziki mu gitaramo itsinda rya Sauti Sol ryo muri Kenya
ryamurikiyemo album muri 2016, anacuranga mu gitaramo cyiswe Jameson Connect Rwanda Party, yacuranze mu gitaramo cya Mr Easy, Davido, Patoranking, Simi n'abandi, bimushyira ku rutonde rw'aba DJ bacuranze mu bitaramo bikomeye kandi bagashyira abafana mu kirere cyane. Yasize akoze indirimbo zakunzwe cyane hano mu Rwanda. Ingano ye n'ijwi rye ryatumaga benshi badakura ijisho ku mashusho y'indirimbo yabaga asohoye. Byarenze gukorana n'abahanzi ahubwo baba inshuti, bitanga umusaruro w'indirimbo zanogeye amatwi ya benshi. Akaba yarakoranye indirimbo yise Belle, yakoranye n'itsinda rya Urban Boys ndetse n'umuhanzi Peace Jolis. Icyo gihe DJ Mira yabwiye Inyarwanda ko umushinga w'iyi ndirimbo yawutangiye n'ubundi mbere y'uko akora ubukwe, ariko aza kuwusubukura nyuma yo gukora ubukwe. Iyi ndirimbo ariko ikaba yari yabanjirijwe n'indi bise Iri Joro, yakoranye na Butera Knowless, Dream Boys ndetse na Riderman. Iyi ni imwe mu ndirimbo zamufunguriye amarembo mu muziki birenga gusa kubazwi nka DJ Mira. Yakoze indirimbo kandi yise Stamina n'umuhanzi Soshomura. DJ Mira kandi yari umunyarwenya watunguranye cyane. Mu mezi yabanje mu mwaka wa 2020 yagiranye ikiganiro na Yago TV Show, aho yavuzemo birambuye iby'urugendo rwe rwo kuba DJ, ubuzima bwe bw'urugo ndetse n'ibindi. Icyo gihe yavuze ko mu kizamini kibanziriza cya leta cy'amashuri abanza yabaye uwa nyuma mu karere ka Kicukiro kose. Amashusho y'amasegonda make avuga ibi yanyuze benshi bayahererekanya ku mbuga nkoranyambaga. DJ Mira yavuze kandi ko atajyanywe igikoma kuko ashyuha amatwi. Yabivugaga adaseka, ubona mu isura atuje. Ababonye aya mashusho na n'ubu baracyayabitse nk'urwibutso. Hari ibyamamare byinshi byashenguwe n'urupfu rwa DJ Mira ndetse barabipostinga. Bavuga amagambo y'akababaro nyine nk'umuntu wabuze umuntu we. Hari abo bakoranye, hari abo bagiranye ibihe byiza, hari abo bahujwe n'akazi, hari abo mu muryango we, tutibagiwe umugore we. DJ Mira rero kugenda kwe byasize agahinda muri benshi bakoranye. Abahanzi, abateguraga ibitaramo n'abandi bagiye bahuzwa n'uyu murimo. Yari amazemo hafi y'imyaka irenga 5 mbere yuko yitaba Imana. Yari umugabo wayobotswe n'ibyo kurya, niko abenshi bakundaga kuvuga, kuko n'ubundi yahoraga yibyibuhiye cyane. Ikindi kandi akaba yarazwiho kwambara neza cyane. Tujye ku wundi mugabo nawe wababaje benshi cyane, ariko Hirwa Helen n'umwe mu bantu bitabye Imana, ariko bikababaza abantu benshi cyane. Hari ku itariki ya 1 Ukuboza umwaka wa 2012 nibwo uyu muhanzi Hirwa Helen waririmbaga mu itsinda rya KGB yitabye Imana. Icyo gihe akaba yarohamye mu kiyaga cya Muhazi kiri mu ntara y'Iburasirazuba. Akaba yaritabye Imana akiri ingaragu ku myaka 27 gusa. Yakundwaga n'abantu benshi ku buryo byabagoye kubyiyumvisha, kumva ko umuntu ukiri muto gutya yagenda gutyo mu buryo budasobanutse. Mu batarabashije kwakira neza iyi nkuru harimo mushiki we wanabaye Nyampinga w'u Rwanda 2012, Miss Mutesi Aurore, ku buryo nyuma y'umwaka wose yanditse ku rukuta rwe agira ati: nakomeje kugira ngo ni inzozi mbi, narenze ko igihe kizagera ngakanguka nkongera nkakubona, maze ntimbiri ku mutima wanjye igashira, maze nkuganirire nkubwire iby'inzozi, ariko mama ntabwo ari inzozi, nubwo umutima unyangira kubyemera, ukaguma umbwira ko isaha yose nkanguka nkakubona. Miss Aurore yakomeje avuga ko kuba adafite musaza we umutima we utari kubyemera, aho yagize ati: umwaka urashize
ariko kuri njyewe bisa nk'aho inkuru y'incamugongo aribwo nkiyumva. Si mushiki we gusa kuko n'abahanzi nyarwanda batandukanye barihuje bamuririmbira indirimbo yerekana ko bazakomeza kumuzirikana. Icyo wamenya kuri uyu muhungu ni uko yari we muhungu wenyine bari bafite. Uyu musore ubwo yinjiraga mu muziki n'igihe yigaga mu mashuri yisumbuye i Gikondo mu mujyi wa Kigali, nibwo bihuje na bagenzi be babiri barimo Sikizi, MYP, maze bakora itsinda ryiswe Kigali Boys cyangwa se KGB. Aba bakaba bari bazwi cyane mu ndirimbo zitandukanye zakunzwe cyane mu Rwanda nk'iyitwa Abakobwa b'i Kigali, ari nayo yabo ya mbere bashyize ahagaragara. Hakaza iyitwa Arasharamye yakunzwe birenze urugero, iyitwa Ibiremwa by'Umwijima, iyitwa Byasaze n'izindi bakoze kugeza ubwo yavaga kuri iyi si y'abazima. Tugere kuri Rwasa. Uyu nguyu wari umukinnyi wa filime, amazina ye nyakuri akaba ari Nsanzamahoro Denis, ukaba waramumenye nka Rwasa. Denis Nsanzamahoro wamamaye muri filime nyarwanda nka Rwasa, akaba yitabye Imana aguye mu bitaro bya CHUK i Kigali ku itariki 5 Nzeri 2019, akaba aribwo yavuye mu mwuka w'abazima. Nsanzamahoro Denis yitabye Imana nyuma y'iminsi ine yari amaze mu bitaro bya CHUK nk'uko Inyarwanda yabitangaje. Uyu mugabo akaba yarazize indwara ya diyabete, akaba ari umwe mu bakinnyi ba filime nyarwanda bari bamaze kwigaragaza ku isoko rya sinema. Isura yagaragaye muri filime 100 Days Sakabaka, yagize uruhare mu ikorwa ryayo, Operation Turquoise n'izindi nyinshi zamumenyekanishije birushijeho. Muri 2006 Denis yakinnye muri filime yitwa The Last King of Scotland, ikaba ari filime n'ubundi ivuga ku buzima n'ubutegetsi bw'umunyagitugu Idi Amin Dada, uzwi kuba yarategetse igihugu cy'irwi ibyamamare nyarwanda bifite umubare munini w'abakurikira ku rubuga rwa Instagram. Icyo gihe yari yushushe ibihumbi 100 muri Werurwe 2019. Yakinnye muri filime yakozwe ku gitabo cy'umukinnyi wa filime, akaba n'umuhanzi Gaël Faye yise Petite Paix. Mu mafoto yasohowe agaragaza Rwasa yambaye impuzankano ya gisirikare. Rubaduka Franka watangije Miss Kale ya Afrika, uyu nawe akaba yarapfuye urupfu rwe nk'urwahirwa Henry, yarohamye mu kiyaga arapfa. Rubaduka Franka washinze irushanwa rya Miss Kale ya Afrika rigamije kugaragaza imishinga y'abakobwa yahindura ubuzima bwa sosiyete, yitabye Imana arohamye mu kiyaga cya Cyohoha. Rubaduka akaba yitabye Imana ku itariki 27 Ukuboza muri 2020. Uyu nawe akaba yari umusore ukiri muto cyane. Umwe mu bari inshuti z'uyu musore yahamirije igihe aya makuru, yagize ati yagiye gutembera ari kumwe n'inshuti ze, ajya mu mazi y'ikiyaga cya Cyohoha agwamo ahita yitaba Imana. Rubaduka Franka yari azwi nk'uwatangije irushanwa ryari rimaze gufata indi ntera rya Miss Kale ya Afrika. Uyu mugabo akaba yitabye Imana afite imyaka 28 y'amavuko. Reka tuve kuri uyu mugabo Rubaduka Franka twerekeze kuri Mukeshabatware Dismas. Uyu nguyu bivugwa ko ngo yigeze kwigomeka ku gisirikare ngo bamwirukane ariko bikanga. Wamumenye cyane mu mafilime atandukanye yacaga kuri Radio Rwanda. Mukeshabatware Dismas ni umugabo w'igikwerere wubatse amateka ku bw'ubuhanga bwihariye mu gukina ikinamico no kwamamaza mu Rwanda. Yamenyekanye nka Mbirikanyi, Rusisibiranya n'andi mu makinamico atandukanye yagiye akina. Ni umugabo ufite amateka maremare. Ubundi rero ngo uyu mugabo yabaye mu gisirikare cy'u Rwanda, yakigometseho kugira ngo bamwirukane ariko bikanga. Mukeshabatware Dismas yavukiye muri Nyaruguru mu mwaka w'1950 ku ngoma y'umwami Rudahigwa. Yasoje amashuri abanza muri 65,
atsinze ikizamini ahabwa amahirwe yo kujya kwiga muri Saint Andre. Ni ubwa mbere yavuye muri komine yavukagamo. Urugendo Nyaruguru Butare yarukoze n'amaguru mbere y'uko abona imodoka imuzana i Kigali aho yaragiye kwiga nyine. Bivuga ko yambaye inkweto bwa mbere ubwo yari avuye iwabo agiye kwiga amashuri yisumbuye. Avuga ko atazibagirwa ukuntu zamuriye mu rugendo rwavaga iwabo rugana mu mujyi wa Butare. Umuhanda wa mbere wa kaburimbo n'inzu z'amabati n'amategura. Yazibonye bwa mbere ageze mu mujyi wa Butare. Iki gihe imodoka yakoraga urugendo Butare Kigali, kuyibona byabaga arahimana. Yageze mu mujyi bwije, icyakora bamugeza ku ishuri. Bakigera ku ishuri Mukeshabatware ntabwo yigeze asinzira, ngo yarayakanuye kubera ko ari ubwa mbere yari abonye amatara. Umugati n'icyayi ngo yabibonye bwa mbere muri Collège Saint Andre. Akirangiza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye Dismas, yaje kujya kuba umwarimu mu karere k'iwabo. Icyakora ntiyahamara igihe kuko muri 70 yahise yinjira mu gisirikare. Yagize ati, nyuma y'uko inyenzi ziteye muri Nshiri bahise batujyana mu gisirikare ku ngufu njya muri ESO. Kwiga sinahatinze kuko namazemo amezi 3 nkora ikizamini cyo kwandika mu binyamakuru, mba ndagitsinze mpita njya mu Bubiligi. Mukeshabatware avuga ko mu Bubiligi yahamaze umwaka umwe n'amezi 6. Yagize ati, mvuyeyo ndi mu batangije icapiro rya gisirikare. Mu icapiro rya gisirikare yahakoraga yarahawe ipeti rya kapurare. Mukeshabatware avuga ko mu mwaka w'1973 yari umwe mu bacapye amafoto y'uwari Perezida Habyarimana ubwo yari amaze guhirika ubutegetsi bwa Geregore Kayibanda. Igisirikare Mukeshabatware yagikoreye imyaka 8, aza kukivamo agaye umushahara muto bahabwaga icyo gihe. Mukeshabatware Dismas bivuga ko yashatse umugore bimutunguye, ngo yigomeka ku gisirikare banga kumwirukana. Muri 73 Mukeshabatware yaje gusabwa gusubira kurangiza amasomo ya gisirikare yari yagiye mu Bubiligi atarangije. Muri iri shuri yarangijeho muri 74 afite ipeti rya serija. Iki gihe yaratangiye kubona ko ubuzima bwanze, umushahara ari muto cyane, byatumye atangira kwigomeka ku gisirikare ashaka ko yirukanwa. Akiva muri ESO, Mukeshabatware yize umutwe wo gusaba uruhushya rwo gukora ubukwe rutahabwaga buri wese. Yagize ati, hari ikintu bitaga demande di mariage. Kugira ngo ushake umugore uri umusirikare byabaga ari ingorane. Nafashe igipapuro ndayisaba, abantu baransetse bibaza icyo nshaka. Ndibuka ko bansubije muri 20 ba mbere, baba barayimpaye bampa iminsi 30 y'ikiruhuko. Mukeshabatware yahawe uburenganzira bwo gushaka umugore nta mukunzi afite kuko we yari yabikoze ashaka guhimana, ngo babyange yigumure afite impamvu. Iki gihe byamusabye kujya muri komini iwabo ashaka umukobwa, amubwira ibyamubayeho. Umukobwa nawe washakaga guhunga isuka n'icyaro yaremeye, bakora ubukwe gutyo. Yagize ati, bwari ubukwe bwiza. Burugumesitiri n'abandi bantu bakomeye nabonaga banyoherereza inzoga nasezeranijwe na Musenyeri. Aranantwara angeza ka Kigali aho nari nahawe inzu yo kubamo. Akimara gushaka umugore avuga ko byabaye nk'ibimuhinduye, asinya amasezerano ya 2 y'igisirikare. Buri masezerano yamaraga imyaka 4. Muri 74 nibwo yasinye amasezerano ya 2 nka serija, ariko wize hanze ahembwa 5,800. Byatumye akomeza gutekereza ko yava muri iki gisirikare, ariko byari bigoye. Yagize ati, narakomeje ndakora kugeza muri 78 ubwo hazaga ikiswe promesse d'engagement.
mba mbonye aho mpera nanga gusinya ayo masezerano baduhaga y'imyaka 12. Mukeshabatware amaze kwanga gusinya ayo masezerano byabaye nko kwigomeka ku gisirikare. Yamenyesheje Colonel Laure Serubuga wari abakuriye ko adashobora gusinya amasezerano y'imyaka 12 mu gisirikare. Icyakora yakomeje gutega leta umutego wo kugira ngo abone uko yigumura afite impamvu. Aha yize umutwe wo kwaka inguzanyo y'imodoka. Akimara kuyizana bamusabye ko ajya gusinyisha ku muyobozi mukuru w'igisirikare. Uyu nguyu ari Perezida Juvenal Habyarimana. Mukeshabatware wari wakoze mu icapiro ry'igisirikare igihe kinini yari azi Habyarimana, ariko nyuma y'uko abaye perezida yumvaga amufitiye ubwoba. Yagize ati haje kuza inyandiko isaba impapuro twakoreragaho amafoto zagombaga gusabwa mu Bubiligi kandi niwe wabisinyaga. Banditse ibaruwa habura uyijyana kuko Serubuga atari ahari. Byabaye ngombwa ko niyemeza kuyijyana ariko nshaka kujyana n'iyanjye. Narayihagesheje, Habyarimana arayireba ambaza uko yo ije, mubwira ko nkeneye ubufasha bwe, mbona arayisinye. Asinya na ya yindi y'icapiro. Habyarimana amaze gusinya yemeza ko ahabwa imodoka. Mukeshabatware yahise ajya kuyifata, ariko nayo imubera ikibazo kuko batangiye kumugirira ishyari. Yagize ati Serubuga yaraje arampamagara ambaza uko nagiye kwaka inguzanyo ingana kuriya. Yibazaga uko byagenze ngo bansinyire. Yiyemeje kunyimura, ankura ka Kigali ajyana mu Bugesera. Yaje kwimukira mu Bugesera ariko nabwo ntiyanyurwa. Akomeza kwanga gusinya ya masezerano y'imyaka 12 yo gukorera igisirikare, bituma atumizwa n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Ahageze uwari umushinjacyaha mukuru icyo gihe yabuze icyaha amushinja, bituma afata icyemezo cyo kumurekura. Akirekurwa n'ubushinjacyaha yahise asubira iwabo ahamara amezi 6 ariko ataratanga imyenda ya gisirikare nta n'indangamuntu afite. Iki gihe burugumesitiri yaje kumusaba kujya kuzana ibyangombwa byerekana ko yasezeye cyangwa yasezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda. Ahita abyubahiriza. Muri 78 irangira nibwo yari asezeye igisirikare burundu. Uyu mugabo nyuma yo kuva mu gisirikare yinjiye mu icapiro rya Orenforo. Mukeshabatware yahaye akazi kenshi iwabo ariko kuko yari akeneye akaruhuko agenda akanga. Icyakora abo biganye mu Bubiligi bakoraga mu icapiro rya Orenforo muri 79 basabye ubuyobozi ko bwamutumaho akaza kubafasha. Yatangiye mu icapiro rya Orenforo muri 80. Uyu mugabo kandi avuga ko yafashije mu iterambere ryaryo ku buryo ryari rimaze gukora. Muri 82 Mukeshabatware yinjiye mu itsinda ryakinaga amakinamico ya Orenforo. Ryaje guhabwa izina ry'indamutsa kugeza na n'ubu. Iki gihe avuga ko yari azi neza ko afite impano kuko no ku mashuri yajyaga abigerageza. Ati tuba turatangiye na ba Sebanani, Baganizi ndetse n'abandi. Umukino wa mbere twakinnye witwaga Imana ntirenganya. Gukina amakinamico byatumye Mukeshabatware aba icyamamare mu Rwanda. Yavuze ko icyo gihe kugira ngo amakinamico aryohe Orenforo yateguraga amarushanwa y'abanditsi, bityo bagakina inziza kurusha izindi. Kwamamaza n'umwe mu babitangije kuri radiyo Rwanda bihita bishinga imizi. Abacuruzi baramuyoboka koko. Ni gute uyu mugabo yaje kwisanga muri Orenforo nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside? Mukeshabatware nyuma y'uko ingabo za FPR Inkotanyi zibohoye Kigali yahamagawe ngo agaruke muri Orenforo. Yari yarasubiye iwabo Nyaruguru ku ivuko ngo umunsi atazibagirwa. ngo nubwo nyuma ya jenoside yamamaje ipamba rigashaka kumukoraho. Ngo umunsi umwe haje umugabo amubwira ko afite ipamba ryuzuye inzu akeneye abaguzi, bityo ko ashaka ko amwamamariza. Mukeshabatware yarabyemeye arabyamamaza kubera ko hirya no hino mu gihugu hari inkomere nyinshi
nyuma yo kuryamamaza abantu benshi baje kurigura rirashira, bamwe baza kurishaka bararibura. Ngo hari umusirikare waje kurishaka araribura avuga ko agiye kumufunga kuko yamamaje ibintu bidahari. Byabaye ngombwa ko Mukeshabatwara amuha amafaranga kugira ngo amubabarire. Mukeshabatwara avuga ko byamusigiye isomo ku buryo mbere yo kwamamaza ikintu cyose yabanzaga kujya kureba uko kingana. Reka tuve ku by'uyu mugabo twigarukire ku mugabo wapfuye akababaza benshi cyane. Ambasaderi Joseph Habineza wabaye na minisitiri. Ambasaderi Joseph Habineza wabaye minisitiri wa siporo, urubyiruko n'umuco mu Rwanda. Urubyiruko rukamukunda cyane. Uyu mugabo ubwo yitabaga Imana byavuzwe ko yazize uburwayi. Icyo igihe cyavuze ko yari ari kwivuriza i Nairobi. Akaba yaritabye Imana kuwa 20 Kanama 2021. Nyuma y'iminsi 2 nyine ashyizwe mu bitaro. Habineza Joseph yavukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo tariki 3 Ukwakira muri 1964. Nubwo yamenyekanye muri politiki mbere yaho yabanje gukora mu bigo bitandukanye byigenga. Joseph Habineza yakoreye uruganda rwa Heineken i Kinshasa muri 1994 kugeza 1998, ndetse aza no kuba umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri Heineken muri Nigeria. Kuva 1998 kugeza mu 2000 yatangiye imirimo ya politiki mu Rwanda muri 2004. Ubwo yari avuye muri Nigeria ahita agirwa minisitiri w'urubyiruko, siporo n'umuco. Icyo gihe bikaba byari bigikomatanije. Nyuma yaje guhabwa inshingano nshya zo guhagararira u Rwanda muri Nigeria na Ghana. Ku itariki 24 Nyakanga 2014 yongeye kugaruka muri guverinoma yarewe na Anastase Murekezi nka minisitiri w'intebe, asubira nanone ku kuba minisitiri w'umuco na siporo. Umwanya yamazeho iminsi 183 gusa, kuko ku gicamunsi cyo kwa 24 Gashyantare 2015 yasimbujwe kuri uwo mwanya. Mu Gushyingo 2016 Ambasaderi Joe Habineza yatangiye kwikorera ku giti cye, akora ubucuruzi bw'amakaroni yahaye izina rya Pastor Joe, zakorwaga n'uruganda rwo mu Misiri rwitwa Antonio. Muri 2019 yagizwe umuyobozi mukuru wa Radiant Yacu Limited, ikigo cy'ubwishingizi cyihaye intego yo gufasha n'ababukeneye ariko abafite amikoro aciriritse. Uwo mwanya yawuvuyeho muri Kamena 2020. Reka tugaruke kuri uyu mugabo twateretse ku mwanya wa 3 mu bagabo bagize ibigwi byinshi hano mu Rwanda ariko bakaza kwitaba Imana mu buryo butunguranye cyane. Nta wundi ni Jay Polly cyangwa se Tuyishime Joshua. Ibigwi n'amateka by'uyu mugabo ni byinshi cyane. Ahagana mu rukerera rwo kuwa 4 tariki ya 2 Nzeri 2022, 2021, hashize imyaka mike rwose, nibwo inkuru y'incamugongo yakwirakwiye ivuga ko umuraperi wari ukunzwe cyane Tuyishimire Joshua wamenyekanye nka Jay Polly abikesha injyana zikora ku mitima ya benshi, hip hop, yitabye Imana. Jay Polly yamenyekanye cyane mu ndirimbo zagiye zikundwa n'abatari bake. Yaguye mu bitaro bya Muhima aho yagejejwe avanywe kuri gereza ya Mageragere ku mugoroba ku wa 3 tariki ya 1 Nzeri 2021, akihutanwa kwa muganga ariko ntabashe kubona undi munsi ukeye. Urupfu rwe rwashegeshe imitima ya benshi bakunda umuziki nyarwanda, by'umwihariko abakunzi b'injyana ya hip hop, dore ko yafatwaga nk'umwami wayo mu Rwanda, ndetse nawe ubwo yajyaga yiyita Kabaka bisobanuye umwami. Yari umwanditsi w'umuhanga cyane, byagera mu mirapire ye bikaba akarusho, ndetse ibi bikaba byarashyizweho akadomo n'icyamamare Davido muri 2018 ubwo yari mu Rwanda, aho yatangaje ko umuhanzi yemera cyane mu Rwanda ari Jay Polly, ndetse yahise amuhamagara ku rubyiniro. Jay Polly ahageze bararirimbana indirimbo yise Ku Musenyi.
Nyuma y'uko Jay Polly yitaba Imana, benshi bamuvuzeho amagambo agaragaza akababaro batewe n'urupfu rwe rutunguranye, banasaba ko hashyirwaho uburyo bwo gufata mu mugongo umuryango we, ndetse buno buryo bukaba bwaraje no gukoreshwa. Jay Polly mu gihe cyo kumushyingura habaye ibidasanzwe ku bafana be batiyumvishaga ko Jay Polly yitabye Imana, kuko guhera aho yari atuye bajya kumusezeraho bwa nyuma ndetse naho yashyingwe i Rusororo, abantu bageze naho bananirana, inzego z'umutekano ziritabazwa. Iby'ingenzi wamenya ku muraperi Jay Polly witabye Imana: uyu nguyu akaba yari akiri umugabo w'igikwerere witabye Imana ku myaka 33 gusa. Umwe mu bahanzi bahinduye isura y'umuziki nyarwanda kuva yatangira kuwinjiramo, abifashijwemo n'itsinda rya Tuff Gang. Iri tsinda akaba yarayibarijwemo igihe kinini. Uyu muraperi yavutse ku wa 5 Nyakanga 1988, yari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 3 gusa. Amashuri y'abanza yayize mu kigo cya Kinunga, mu gihe ayisumbuye yayize mu ishuri rya Iseka riherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, aho yize ibijyanye n'ubukorikori ndetse akaba yari asanzwe ari umuhanga mu bijyanye no gushushanya. Itsinda rya Tuff Gangs ryaje gucika imbaraga nyuma y'uko abari barigize bananiwe kumvikana. Abafana ba Jay Polly bo barirangagaho aho babaga bari hose. Iki gikundiro nicyo cyahurusha abafana ku munsi wa nyuma w'irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryo muri 2011, rikaza kwegukanwa na Tom Close. Ariko abafana ba Jay Polly bikabanga mu nda, bakagera ubwo begura amabuye bakayatera ku rubyiniro, bamagana icyo bitaga akarengane kakorewe umwami wa hip hop. Jay Polly yaje kwegukana igihembo cya Primus Guma Guma Superstar muri 2014. Icyo gihe akaba yarahabwaga miliyoni 24 wabaga yegukanye iri rushanwa. Atandukanye na Tuff Gang muri Mutarama 2012. Nubwo Jay Polly ari mu bahanzi nyarwanda bakunzwe ku rwego rwo hejuru, urugendo rwe ntirwabuzemo ibizazane kandi bitandukanye. Yagiye agirana saga n'abantu benshi, bikaza kurangira ariko biyunze. Reka mve kuri ibi ngibi, mve kuri Jay Polly nerekeze kuri Nkusi Thomas. Uyu nguyu yabaye ibyishimo mu bwana bwa benshi, akaba yarafashije benshi kuryoherwa n'ubuzima ubwo bari bakiri mu bwana bwabo. Hari ku wa mbere tariki ya 29 z'ukwezi kwa 8 2022 nibwo Nkusi Thomas wamamaye ku izina rya Yanga yashyinguwe mu irimbi rya Rusororo.